inkoni ku musaraba, amacandwe menshi yaciriwe, yacumu bamuteye mu rubavu, avamo amaraso. Wa mubabaro w'umwami Yesu yagiriye ku musaraba, niwo wampaye amahirwe nanone yo kongera witwa umwana w'Imana. Ndakwibuka wowe Yesu, nubwo ku musaraba nari umari, ndakwibuka. Amateka nasomye mu byanditswe anyereka neza uburyo wari umubabaro ukabije. Gutekereza ukuntu wabambwe, imyenda yose bayikuvanyemo, mbega umusaraba w'isoni. Ndawutekereza ngatinya, inkoni ku musaraba, amacandwe menshi yaciriwe, yacumu bamuteye mu rubavu, avamo amaraso. Wa mubabaro w'umwami Yesu yagiriye ku musaraba, niwo wampaye amahirwe nanone yo kongera witwa umwana w'Imana. Inkoni ku musaraba, amacandwe menshi yaciriwe, yacumu bamuteye mu rubavu, avamo amaraso. Wa mubabaro w'umwami Yesu yagiriye ku musaraba, niwo wampaye amahirwe nanone yo kongera witwa umwana w'Imana. Yatangiye nimugoroba asangira intumwa ze, uwo mugoroba ndawukurura mu ntekerezo, ababwira amagambo abasezera, nyamara bo batabyumva neza, abicirana mu gashyamba Getsemani, aho yarwaniye intambara ikomeye, ari kurwanira umuntu na Satani, ariko Yesu yegukana intsinzi. Umva izo nkoni, inkoni ku musaraba, amacandwe menshi yaciriwe, yacumu bamuteye mu rubavu, avamo amaraso. Wa mubabaro w'umwami Yesu yagiriye ku musaraba, niwo wampaye amahirwe nanone yo kongera witwa umwana w'Imana. Inkoni ku musaraba, amacandwe menshi yaciriwe, yacumu bamuteye mu rubavu, avamo amaraso. Wa mubabaro w'umwami Yesu yagiriye ku musaraba, niwo wampaye amahirwe nanone yo kongera witwa umwana w'Imana. Ndabyibuka babikurura nkaho nari bibereye, mu gitondo kare kare cyane shushubikanwa, abacamanza bamuhererekanya, baca urubanza ntacyo bitayeho. Wagira ngo ni rubanda rugufi, inzira igana ku musaraba kubitwa, ihanganira byose kubera urukundo. Yesaha yagenda aratanga, umva izo nkoni, inkoni ku musaraba, amacandwe menshi yaciriwe, yacumu bamuteye mu rubavu,
amaraso wamubabaro w'umwami Yesu yagiriye ku musaraba, niwo wampaye amahirwe nanone yo kongera kwitwa umwana w'Imana. Inkoni ku musaraba, amacandwe menshi yaciriwe, yacumu bamuteye mu rubavu, avamwo amaraso wamubabaro w'umwami Yesu yagiriye ku musaraba, niwo wampaye amahirwe nanone yo kongera kwitwa umwana w'Imana. Ubunye mfite ibyishimo, yankuye w'iteka ryo gupfa. Njye narababariwe, yankuye urupfu rw'iteka ryose, njye ndamushima umusaraba wawe wagize akamaro, nanjye nzahora ngushimira urakwiye. Njye narababariwe, yankuye urupfu rw'iteka ryose, njye ndamushima umusaraba wawe wagize akamaro, nanjye nzahora ngushimira urakwiye. Kubw'umusaraba wawe wasohoje umugambi wawe, oh Mana, kubw'umusaraba wawe wasohoje umugambi wawe, oh Mana. Kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, gukiranuka kwanjye. Majune mu giputa cy'ibigeragezo, aho ijwi ry'umwanzi riba riri kuganza, ariko ijwi ryawe riza naryo ryongorera. Ishimira ko wowe ubwawe ufata umwanya no gukomeye, maze ukamumuriza umbwira uti ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, gukiranuka kwanjye. Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, gukiranuka kwanjye. No wisayo, Isaya gahinda gasaze, sayagurika nshaka kuvamo, unyereka ibuye ryiza ryo gukandagiraho. Burya iryo buye ni Yesu, ahora nyinginga ambwira ati oya ntukangwe nabyacitse ahubwo komera. Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya
gukomeza nzajya gutabara nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo gukiranuka kwanjye ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya gukomeza nzajya gutabara nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo gukiranuka kwanjye Yesu aragukunda miringire yasezeranye ko mu mibabaro babarana nawe Yesu aragukunda miringire yiyuza kuba wenyine ku isi yari kuza akagupfira Yesu aragukunda miringire yasezeranye ko mu mibabaro babarana nawe Yesu aragukunda miringire yiyuza kuba wenyine ku isi yari kuza akagupfira ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya gukomeza nzajya gutabara nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo gukiranuka kwanjye ibyo dukora na byose ikibuzi kibiduha kuko wowe Mana uri mwiza urakiranuka uyu murimo nawo dukora ntabwo ari ikibuzi kuko tubizi neza ko tutawukora turi beza n'ubuntu bwawe utugirira bigatuma tubwira abandi iby'uyu murimo uri bwabumana bwawe uturinda ntacyo ushingiyeho natwe twemerere tuguhimbaze twemerere tuvuge iby'imirimo yawe turi bande ngo twiteho bigeza wowe Mana ikiranuka erega twakubonesheje aya maso yacu sayundi twemerere uyu munsi tuvuge ineza yawe erega imirimo wadukoreye nidutera akanyamuneza twemere wagira amashimwe yabawe ukiza turi bande gutwite
maze tuzamuye izina ryawe ngushyirwe hejuru. Ibiri mu isi yose ntibivuge gukomera kwawe, ntituzahwema kukuririmba no kuvuga imirimo ikomeye wakoze Yesu. Uri rwa rugendo rwose mu mbaraga nkeya za muntu, waratwiyeretse uratuzahura, twemerere tuvuge iby'imirimo yawe. Turi bande dufite aho bigeza, wowe Mana ikiranuka, erega twarakubonye, twakubonesheje aya maso yacu sayundi. Twemerere uyu munsi tuvuge ineza yawe, erega imirimo wadukoreye dutera akakanyamuneza. Wemere wakire amashimwe yawe ukiza. Turi bande dufite aho bigeza, wowe Mana ikiranuka, erega twarakubonye, twakubonesheje aya maso yacu sayundi. Twemerere uyu munsi tuvuge ineza yawe, erega imirimo wadukoreye